Yes, ubu ngubu rero tugiye kurebera hamwe uko wategura kwizi yikosora muri Google Form. Uko wategura kwizi yikosora muri Google Form. Ubu ni uburyo bw'ikoranabuhanga kandi bwiza cyane, kubera ko iyo wateguye ibibazo utanga linki, umuntu ufite iyo linki agakora bya bibazo uzayikenera mu buzima bwose bwa buri munsi. Umuntu ufite iyo linki arayifungura agakora bya bibazo. Wowe noneho ikintu ukora, ukoresha ujya muri Google Play Store yawe, warangiza ukadownloadinga application yitwa Google Sheet. Iyo Google Sheet niyo ureberamo abasubmitinze cyangwa se abohereje ibisubizo byabo, kuko haba hariho n'amanota. So noneho tudatinze, ikintu uri buze gukora, urasabwa kuba ufite ino application ya Chrome. Uraza guhita uyifungura. Tugiye kugerageza gukoresha igihe gitoya. Numara kuyifungura, ikintu uri buze gukora, uraza hano muri search engine, ahangaha hano basacingira. Nurangiza wandikemo ngo Google, njyewe narabikoreshaga, njya mbikoresha, ariko urandikamo Google ntacyo, Google Form. Google Form uhitamo akangaka ka Google Form quiz, akangaka. Nurangiza ugakirikeho. So reba neza ko wakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibindi biganiro dukora. Ni ukuvuga ngo ubu buryo ni uburyo bworoshye kandi ni uburyo bwiza ku bigo byateye imbere. Nababwira iki? Ubu ngubu ndi gukoresha telefone, niyo ngiye gukoresha, ntabwo ari imashini. Ngiye gukoresha telefone ndi gukiriyetinga iriya kwizi yikosora. So noneho ikintu uri buze gukora, urahita ukirika kuri ino linki ya mbere. Ino linki ya mbere, iyi ngiyi baguhereje, urahita uyikirikaho. Tugomba kugendana n'ikoranabuhanga. Noneho ikintu uri buze gukora, uraza gukirika kuri aka kitwa g.com then co na niriya slash, then uhakirike. Numara kuhakirika, uraza guhita ukirika kuri ino news, kuri kano ka mbere, kuri kano kalinki ka mbere. Nkabereke neza, aka kalinki ka mbere ni kuri buze guhita ukirikaho. Kora like, utere muri comment ikindi kintu wumva twagufasha, n'ikindi kintu uri kumva wamenya. Hano rero twageze kuri ya Google Form yacu, hahandi tugiye gukiriyetingira quiz. Ukurikire akantu ku kandi. Ni ndende, ntabwo twayikora ngo irangire, ariko iki tugiye gukiriyetinga ibibazo bitatu. Tugiye gukora cyangwa bibiri. Reka dukore urugero rw'ibibazo bibiri, ntacyo bitwaye. Noneho nawe ubw'ibindi uzajya uragenda ubyisobanurira, ntacyo bitwaye. Noneho ikintu ugiye gukora ni ikihe? Ukurikira akantu ku kandi. Wowe utarakora subscribe, nakugira inama yo gukora subscribe kuko waracitswe. Ikintu cya mbere ugiye gukora ni ikihe? Urabona ko ahangaha haranditse ngo Untitled Form. Ni ukuvuga ngo ahangaha ikintu dushyiramo ese wenda urugero tugiye gutegura set quiz, wenda P6A, set quiz P6A, cyangwa se test of set P6B. Wenda ni gutyo ushyiramo, cyangwa se biology test senior 1B, cyangwa se biology test senior 3B. Reka tubivuge tunabikora. Ahangaha title ushyiramo ni title, ni quiz ugiye gutegura. Urugero biology test
senior 1B. Noneho ikindi kintu ukora, noneho ahangaha rero hano ikintu ukora ni ukuvuga ngo ni description. Hano hari akantu kanditseho ngo description. Ukiva kuri title hano hari description. Wenda urugero ushobora gushyiraho, wenda ugasetinga amategeko n'amabwiriza ya quiz yawe muri iyi description. Wenda ukababwira ngo no pain no gain. Urwo ni urugero. No pain no gain. Wenda urwo ni urugero. Cyangwa se ukababwira ngo no cheat please. Nyine ushyiraho akantu kushaka to description, namwe murayizi. Noneho ikintu uri buze gukora ahangaha ni ukuvuga ngo ikintu ukora hano, urabona ikintu ukora ahangaha ni hano tugiye kujya kuri option. Iyi ngiyi ni title. Hano ni title y'ikibazo, urugero. Noneho hano urebe hano, ukurikire neza hano. Ni ukuvuga ngo ahangaha tugiye guhitamo ubwoko bw'ikibazo. Ese ni multiple choice? Ese ni short? Ese ni long? Noneho hano kubera ko nkeneye amazina y'abanyeshuri kumenya ngo ninde wakoze, hano kuri unit title question ngiye gucuzinga hano kuri izi question, ngiye kugakoraho nkiremo what multiple choice. No, ndashyiramo paragraph. No, short answer. Hano ndashyiramo short answer. Ndahita nza nkore hano hari short answer. Short answer. Nindangiza mpakore. Urabona ko bahise bamereza unit title question. Ndahita ngirika hano kuri unit title question, hano nakiritse nyine. Nindangiza nandike ngo full name. No, ndabanza nsibe biriya birimo. Nkiremo full names. Yego, kabaye. Noneho ikintu uraza gukora, please tugendane akantu ku kandi. Ikintu uraza gukora, kwize twayitangiye, uraza gushyira hano kara kantu uragafungura ka required, kugira ngo najya gusabumitinga hari icyo yatarutse ntibikunde. Babanze bamubwire ko hari ikintu yatarutse kandi kiri required ko atasabumitinga icyo kintu atagikoze. Nurangiza ugira ute ugafungure, urahita ugafungura. Buriya bibaye required. Noneho ubwo ahangaha nihazandika amazina ye yuzuye. Ndaza kukwereka ukuntu irabiteye. So noneho ikintu uri buze gukora, uraza gukora iki? Uraza guhita ushyira hano hantu handitse add question. Karihe ngaka? Yego, kanze nkakwereke, tazavuga ngo wakabuze. Urahita uza hano, hari plus, bivuze ko tugiye kongeraho ikibazo. Hariya hari plus. Ibindi uzagenda ubimenya nawe, ntacyo bitwaye. Noneho hano rero, hano ho ndarekaho multiple choice, kuko urabona ko biri muri multiple choice. Hano ho ndarekaho multiple choice. Mbibutse ko dufite hafi ubwoko bugeze muri butatu. Hari multiple choice guhitamo A, B cyangwa C. Hari short answer, akaba hari ahantu atemerewe kurenza. Hari na paragraph, bimeze nk'umwandiko, none hakandika ibintu bihurutuye. Ahantu hose ubihindurira rero ubwoko bw'ikibazo ugiye gutanga, dore ni hano, ni ahangaha. Hano urabona ko rero harimo multiple choice, niyo ndarekaho. Nindangiza inze hano nandike ikibazo cyanjye. Murabona ko hano kuri full names hahise hajyaho agastar. Bishatse kuvuga ngo iki kibazo cyangwa se atanditse iri zina ntabwo ashobora gusabumitinga, ntabwo bishoboka.
noneho duhite tutayipinga ikibazo cyacu. Wenda tuvuge ngo what is a simple machine. Simple machine. Ihangane biraza gutindaho gakeya ndabizi, kuko nyine tugiye gusetinga kwizi kandi igomba kuba iri package. Noneho naho ikintu uri buze gukora, urahita ufungura kano mbere na mbere. Kano urabanza ugafungure ka required, nurangiza ugira ute ugafungure. Numara kugafungura ikintu uri buze gukora, hano urashyiraho amahitamo. Akambere is a machine, urugero is akambere agomba guhitamo is a machine, is a machine used to cut. Iyo ni ya mbere, ni shuwa ya mbere cyangwa se ibyo azahitamo bya mbere ni nga A. Noneho hano turahita dushyiraho add, turahita dushyiraho add. Hano turakora, hano harimo ubusa add. Noneho dusibe kara karimo tugasiba. Is a machine used to dig or to dig. Noneho dushyireho shuwa ya kabiri, n'ubundi nani hano turakora ahangaha. Is a machine used to simplify work. Noneho hano ugahita ushyiraho n'akandi gashuwa, wenda ukamubwira ati bibutse ko iyo uyiteguye nabi biragucanga nyine nawe. Hano tushyireho akandi gashuwa, none of the above, nta na kimwe kiri cyo. Noneho ugahita ujya kuri hano noneho ikintu ukora, urahita uza hano hantu tugiye gusetinga igisubizo cya nyacyo. Dushaka twasetinga igisubizo kizaba kitari cyo, tugasetinga n'igisubizo kiri cyo. Turahita tuza dukirike hano hantu hariho agaterebye, hano tuhakirike. Nitumara kuhakirika tugiye guhereza yego, tugiye guhereza noneho ikibazo cyacu amanota. Wenda dushyireho 3 point, na amanota ngahe 3. Duhite dukora twadingeho feedback. Noneho twadingeho feedback, naba yakishe azahita abona igisubizo cya nyacyo, naba yanagikoze azahita ahuza na mwarimu, ntacyo bitwaye. Twanditse ngo mbibutse ko igisubizo cya nyacyo is a machine used to simplify work or to make work easy. Noneho hano incorrect answers, hano turahatarukana. Nubishaka uzabishyiraho, ariko ibi ntabwo ari byo, ntacyo bitwaye. Turahita tuza hano handitse correct answers, ibisubizo bya nyabyo. Easy, igisubizo cya nyacyo ni is a machine used to simplify work. Noneho urahita ukora hano handitse save, urahita ukora hano handitse save. Reka dukore kino kimwe kuko ndikubona ntacyo. Reka dukomeze. Urahita ukora hara handitse save, then noneho ikintu uri buze gukora, uri buze guhita ukora hano hantu handitse done. Ubwo ikibazo cya mbere turakirangije, already twakirangije. Noneho twabitondetse nabi kubera ko urabona amazina niyo yakagombye kubanza, wowe uri buze kubitondeka neza nyine. Amazina niyo yakagombye kubanza. Noneho reka tube duteguye kino kugira ngo video itaba ndende. Iyo urangije ukora iki,
gutegura ibibazo byawe, uhita uza hano hantu handitse send, hano hantu hari aka kantu ka send, kakarango ka send. Noneho anyone with the link, hano ushaka wavuga ati ni abanyeshuri banjye, cyangwa se ukabimanaginga ukavuga ati nabo nzaha link gusa, cyangwa se naho ndabisevinga gusa. Iyo email rero ubisevinzeho niyo ukoresha uri kureba basubmitinze. None ikintu urahita ukora, urahita uza hano kuri publish, umaze kumanaginga responders cyangwa se abantu bagomba gusubiza. Umaze kuba managing urahita uza hano hantu handitse publish. Iyo umaze gukora publish, mbibutse kubwo twarangije gukora, urabona ko haje hagaterebye, yabaye published already. Urahita wongera uhakirike, urahita wongera uze ukirike hano. Numara kuhakirika barakuzanira aka kantu kano nako gukopiya link ya quiz yawe. Noneho nurangiza uraza uvivure muno baguhereze short URL bayiguhaye, urahita ukirika hano hantu handitse copy. Tayari link ya quiz yanjye narangije kuyikopiya. Ikintu urahita ukora hano hantu handitse save, hano hantu handitse save. Tayari hano byabaye, quiz yacu twayikiriyetinze link. Noneho ugenda uyisharinga abantu, ndabizi neza ko gusharinga byo murabizi. Iyo ushaka kureba abantu basubmitinze, uraza hano kuri responses, ugahita uhakirika. Noneho wareba, urabona ko haranditse ngo waiting for responses. None urabona ko dufite 0 responses. Noneho abasubmitinze n'amazina yabo n'amanota babonye, ukora hano hantu hari ka plus. Mbibutse ko bisaba kuba ufite icyo bita Google Form kugira ngo uze kubibona. Ni application ubundi ukora muri Google Play Store yawe. So thanks for watching. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe, usharing iyi video yacu igere kuri benshi. Mbibutse ko iyi channel yacu ibagezaho ibintu by'ikoranabuhanga kuri telefone, computers, ubumenyi buhangano, AI, artificial intelligence, n'uburyo wabyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga, YouTube, TikTok n'izindi zose. So ahangaha niho turangirije video yacu. Kora subscribe niba video yacu yakunyuze, udushimire muri comment, utubwire n'ikindi kintu twakwigisha muri comment.